Haleluya! Burya koko nta kitagira iherezo, waba ufite ibibazo, waba ufite intambara, humura, kurikira Bigerezo TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza. Nyemerera ngo usuhuze aho uherereye, aho uri, aho wicaye, pozisiyo yose urimo, umwanya urimo, nkubwire ngo ndagukunda n'Imana yanjye iragukunda, Imana dukorera, Imana twizeye, irashoboye. Birashoboka ko ushobora kuba uri mu bibazo, kandi birashoboka ko ushobora aho uherereye ubu nta wakubwira neza, ariko nkuzaniye ijambo ry'ihumure, nkuzaniye ijambo ry'ubutabazi. Ndagira ngo uze kumfasha, uze kwihangana gatoya, iyi videwo uyohereza abantu batandukanye, wabwire ngo hari Imana iguhumurije. Uze kumfasha rwose pe, ndabigusabye, ino videwo uyiha abantu nibuze 10 cyangwa 20. Uraba umfashe kuvuga ubutumwa, kuko ni ijambo Imana ishyize ku mutima, ni ijambo ry'ihumure, ni ijambo rikomeye, ni ijambo ryururutse umutima. Dawidi avuze ijambo ryiza, aravuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amaso adasuma, aravuga ngo ishyimbo ye n'inkoni ye nibyo bimpumuriza. Rero ndagira nkubwire ngo nkuzana ijambo rigukuraho izindi mbaraga zose zari zigutsikamiye, kubwire ngo Imana iracyashoboye, Imana iracyakora. Nyemerera dusenge Imana, hanyuma tuganire ijambo ry'Imana. Uyu uri kureba ni si wowe wacana Bigerezo TV, ni jyewe Theoneste Niyonzima, ndi umugabo ndubatse, mfite umwana n'abana 2 n'abandi Yesu azama. Turagushimiye Mwami Yesu, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye imbabazi zawe ugira, urukundo rwawe n'ineza yawe nibyo bitubeshaho. Ntuhabwe icyubahiro muri aya masaha. Rero izi tariki 26 z'ukwa gatandatu 2022 ntizizagaruka, zabayeho uyu munsi, ntizizongera kubaho. Tugize umugisha wo kugira ngo tugane n'abantu ba ijambo ryawe, abasenge aho baherereye, abari mu bihugu bya Afurika, abari muri Australia, abari ku mugabane wa Amerika, abari ku mugabane wa Aziya ndetse na Europe, Oceania. Na Mana turabashimiye bose buryo ki bitabira ijambo ryawe, kandi ndagushimiye kuko waturinze ijoro ritambutse, tukaba tugize umugisha. Warambwiye ngo nimbwire abantu bahaguruke bige gushima, mu bintu mu byiza bagushime. Rero nanjye nicaye hano mu rugo iwanjye, ndagusabye kugira ngo iri jambo ngiye kubwirira abantu bawe, nanjye ubwo ndibabwira nanjye ringirira umumaro. Urakoze Mwana, hindura ibintu byinshi byaza guhinduka, uhumuriza abafite ibibazo, imfubyi n'abapfakazi ubiteho cyane. Urakoze kugiye kubana natwe mu buryo bwose butandukanye, mu izina rya Yesu, amen. Ndabashimiye abakunzi ba Cana Bigerezo TV, mbahaye ikaze, mbahaye ikaze abanyarwanda baherereye mu bihugu bitandukanye bya Afurika. Hari abaturanyi bacu b'i Burundi, hari abaturanyi bacu ba Congo, hari abaturanyi bacu ba Tanzania, Uganda, Kenya, ndetse na Sudan, Nairobi. Hari muri Kenya hari inshuti zacu zitandukanye, hari bari za Lubumbashi hano muri Congo. Ndagira ngo mbasuhuze mwese aho muherereye, mbashimire ukuntu mujya mutwereka ko mudukurikira. Imana ibahe umugisha. Hari abari Zambia, hari abari Mozambique. Bivuze ngo Imana yaguye abanyarwanda. U Rwanda rwacu abantu benshi bazi ko ari igihugu gito, ariko njya mbona ari kigari cyane kuri iyi si ya Nyagasani. Nta hantu mu bihugu byose by'isi utasanga umunyarwanda. Bivuze ngo u Rwanda ruri henshi ku isi. U Rwanda jone namye ndeba kuri televiziyo ukuntu aba bazungu baje batugana muri Cogamu. Murabizi ko mu gihugu cyacu twagize umugisha, nitwe twakiriye inama ya Cogamu 2022. Dushimira n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu buryo ki budushakira ibyiza umunsi ku munsi. Iyi nama rero yatumye niga ku bintu byinshi. Nabonye ibihugu byose by'isi byose biri aha ngaha mu gihugu cyacu, kandi kimwe mu bintu namenye gikomeye ni uko abashyitsi baguwe neza, nta mvururu, umutekano ni wose, nta kibazo cyavutse mu minsi yose bamaze muri iki gihugu cyacu rwose pe. Ubundi umwanzi w'u Rwanda ntakabe mu Rwanda, navuga ngo ntakanabeho,
kuko urebye ukuntu abanyarwanda tubayeho, ukuntu tubanye n'abandi n'isi, uba ubona ari ibintu byiza kandi tubishimira Imana ikomeje kuduha umuyobozi wacu mwiza nyakubahwa Paul Kagame. Imana imuhaze uburame ndetse na guverinoma yose. Kubona abashyitsi bangana kuriya isi yose, navuga ko ari isi iri mu Rwanda, ibihugu 54 byose ni byinshi kandi ku isi, ntabwo ari ukuvuga ngo ni abo muri Afurika. Nanejejwe n'ukuntu kiriya gikomangoma cyo mu Bwongereza bita Philip Charles, nabonye ukuntu yishimiye u Rwanda, yasuye urwibutso rwa jenoside yo ku Gisozi, ruri ku Gisozi, yasuye urwibutso rwa Nyamata, yagiye adusura. Donc umunyacyubahiro nk'uriya akemera kuza mu gihugu cyacu rwose gitoya, ariko nanone kitari gito mu bintu bikomeye. Hari ibintu byaturanze, ndashimira Imana yahinduye amateka y'igihugu cyacu. Nizi ibintu byinshi, wabonye ko hari abanyacyubahiro benshi batandukanye. Rero Imana ibahe umugisha, nari ndi gushimira Imana kandi mbaha n'ikaze abashyitsi bose bagiye batugana, tubabwire ngo igihugu cyacu ni cyiza, tubabwire ngo iwacu ni amahoro, nta kibazo gihari. Abantu benshi uretse ko batabizi, buriya agenda umukerarugendo nasura u Rwanda, nasura u Rwanda. Hari ibintu byinshi byiza, uretse no mu buryo bwa diplomasi, buriya u Rwanda no mu byo bita evangelization, iyobokamana, naryo ubona ko ari ryiza, ubona ko abanyarwanda bakunda Imana. Kera twagiraga ngo Imana ya Ryangombe, ngo Imana imwe yirirwa ahandi igataha i Rwanda. Oya, iyo ntabwo ikiri Imana y'i Rwanda. Imana yirirwa ahandi igataha i Rwanda, oya, ahubwo ibana natwe, yirirwa muri twebwe, ibana natwe, yicaye muri twebwe, buri munsi iba muri twebwe, ntabwo yirirwa ahandi, ahubwo iri mu Rwanda. Iyo rero niyo twebwe tuvuga. Pawulo yigeze yagera muri Atenayi, asanga bari gusenga ibigirwamana, bari gusenga imana zindi zitandukanye, hakaba imana bari barubakiye ingoro. Arangije aza gusanga ahantu handitse ngo Imana, igicaniro cy'Imana itazwi. Atababwira ngo iyo musenga mutazi, niyo twebwe tubabwira. Rero twebwe tuvuga Imana, twe tuzi Abanyarwanda twabonye yadukuye mu bikomeye, yadukuye mu gihe cy'amage. Iyo Mana twarayibonye. Munyemerere dusome ijambo ry'Imana, ariko kandi mbahe ikaze ibyo bihugu bitandukanye, mugabane wa Afurika, aho muri hose. Imana ibahe umugisha, muradukunda, muradukurikira. Mbasabe n'ikintu gikomeye, inkunga ikomeye, munkore subscribe, share na comment kuri iyi channel ya Bigirozi TV. Muraba mudufashije kubaka ubwami bw'Imana. Hanyuma kandi niba ngombwa iyi video yohereza abantu nka 20, 30, 40, 100, 500, 1000, uraboneye inkunga ku buryo bukomeye, urabumfashije kwamamaza ubwami bw'Imana. Imana iraguha umugisha. Nkuzaniye ijambo rero Yesu ashyize ku mutima, rivuga ngo nta wundi wo guhangwa amaso uretse Yesu. Nta wundi wahanga amaso uretse Yesu. Mu yandi magambo, kura amaso ku byo ureba, kura amaso ku bantu, nta handi tugomba gutumbera, ni kuri uyu mwami bita Kristo. Imana iduhane umugisha. Munyemere dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi 123, igice c'123, indirimbo y'amazamuka. Iyi ni Zaburi yahimbwe n'umutwe w'abaririmbyi banditse ino Zaburi y'123. Baravuze ngo wowe wicara mu ijuru ryawe, wicara mu ijuru, kuri wowe niho nuburira amaso. Dore nk'uko amaso y'abagaragu bayahanga ukuboko kwa shebuja, nk'uko amaso y'umuja ayahanga ukuboko kwa nyirabuja, niko amaso yacu tuyahanga Uwiteka Imana yacu, kuko kugeza aho azatubabarira. Uwiteka utubabarire, kuko duhaze cyane igisuzuguriro. Imitima yacu ihaze cyane gukobwa n'abaruhukira mu mahoro no gusuzugurwa n'abibone. Imana iduhane umugisha. Ijambo ravuze ngo nk'uko amaso y'abagaragu bayahanga ukuboko kwa shebuja, ndetse nk'uko amaso y'abaja bayahanga ukuboko kwa nyirabuja. Uriya abaja iteka ryose iyo ukwezi kugiye kugera, baba bazi ko bagiye kubona
umushahara. Nimvuga abaja, Bibiliya bita imbata, kera bitwaga imbata ariko ubundi ni abantu badufasha. Buriya bari abantu ni abantu bakomeye cyane. Nubwo rimwe na rimwe hari ukuntu abantu batesha abandi agaciro mu mvugo nyandagazi, ariko jyewe ntabwo navuga ngo nta gaciro afite, kuko uriya muntu arakomeye. Umuntu mubana, umuntu ugufurira, umuntu ukwitaho, umuntu ukugaburira, umuntu ugutekera, uriya ni umuntu ukomeye cyane. Bibiliya rero hari icyo ivuga kuri aba bantu babana na ba nyirabuja, ba shebuja, abakoresha babo. Bibiliya ivuga ngo iteka ryose bari abantu bakora mu ngo, bakora mu tuzi dutandukanye, emwe ushobora no kuba ufite umubosi wawe, uriya muntu aba akubereye shobuja. Dore ikintu kibaho batunze ubwabo, batunze guhanga amaso ba shebuja, bazi ko ibisubizo byabo byose biri kwa ba shebuja. Bibiliya yavuze ngo nk'uko amaso y'abagaragu bayanga ukuboko kwa shebuja, bakaba bazi ko ku kwezi ni gupfa shebuja azabahe umushahara wabo, bakaba bazi ko ba nyirabuja bazabahemba, abaja bakazahembwa na ba nyirabuja. Bibiliya ivuze yerura ngo niko natwe tugomba guhanga Imana yacu amaso, tukagura amaso ku by'isi bidafite umumaro, tukayahanga Yesu. Ndagira ngo usabe aho uherereye, hari ibyo uhanze amaso bidafite umumaro, hari ibyo warebaga bidafite ikintu bimaze. Kura amaso ku bintu bidafite umumaro, uhanga Imana amaso. Uyibwire ngo Mana, nk'uko amaso y'abagaragu bayahanga ukuboko kwa shebuja, nk'uko amaso y'abaja bayahanga ukuboko kwa nyirabuja, nanjye ubwanjye nguhanze amaso, nta handi ntegereje rezilita. Wizeye imiryango ntacyo yakumariye, wizera abavandimwe ntacyo bakumariye, wizera inshuti n'abavandimwe abagusezeranije ibintu ntacyo bakumariye. Kura amaso ku bantu, kura amaso ku bantu, hanga Imana amaso. Kandi nkuzaniye ubuhanuzi, ndakubwiye ngo kura amaso ku byo ubona. Mu bihe byashize nakoze mariage, njya gukora mariage, hari umuntu nanizeye arambwira ngo nzakubera pare, hari umuntu w'umukire mbona ko hari icyo azamarira. Abantu kenshi bagiye gukora ubukwe, ureba nawe umuntu uzagira ikintu agufasha mu bukwe. Hari inshuti dutuye tuganira, hari umuntu wanjye bigeze habura icyumweru, haburaga nk'iminsi nk'ine nk'itanu, arampamagara hamwe ngo duhurire ahantu. Arambwira ati muvandimwe, urambabarira, ndi muri business nyinshi, I'm very busy, please. Arambwira ngo azanantwerera habe n'igihumbi y'amara. Akimara kumbwira gutyo natashye ndira, ntahana agahinda. N'ubu Imana ijya imbwira ngo uriya muntu yarakubabaje. Namubwiye ati ku mutima nabwiye Imana ngo Mana, uriya muntu uzamubabarire, nawe siwe buriya afite impamvu, uzamubabarire. Ariko narababaye, yarambabaje. Yaremeye kumbera pare na madamu mujyanayo, ndamubwira ati dore nguyu pare wanjye, uzamfasha, uzamba hafi. Numva hari icyo amariye, muhanze amaso pe. Puwe finara anyereka ko ari umuntu. Ntajya twizera abantu, twiringira abantu, ariko nabo ni abantu. Bibiliya ikivuze, navuze ngo wowe uri mu ijuru ryawe ryera, haleluya. Nk'uko amaso y'abagaragu bayahanga shebuja, ndetse amaso y'abaja bayahanga ukuboko kwa nyirabuja, niko natwe duhanze amaso Uwiteka. Aba ni Abisirayeli bari mu gihe gikomeye, bararirimba, bene Kora baririmba indirimbo ikomeye, bavuga Zaburi ya 84, bavuze ijambo ryiza, baravuga ngo abiringiye Uwiteka. Zaburi ya 25, bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyega, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Bageze muri Zaburi ya 84, bavuzemo ijambo rikomeye, baravuga ngo bavuze ijambo rikomeye, baravuga ngo iyo bageze mu gikombe cyitwa Baka, abiringiye Uwiteka, iyo bageze mu gikombe cyitwa Baka, ntabwo igikombe kibahindura, ahubwo bo baragihindura, kandi bagenda bagwiza imbaraga. Aba ni abantu bamaze gukura amaso ku bantu bakayahanga Uwiteka.
hari igihe umuntu agera mu gikombe cyitwa baka. Ndagusaba aho uherereye, ndakwinginga kubw'imbabazi z'Imana, kura amaso ku bantu yahanga Uwiteka. Ndizera ko unyumvishije, ndizera ko unteze amatwi, ndabizi ko unyumva wowe ukunda Bigerezo TV. Hari ibintu byagucanze, hari ibintu ubona byakuyobeye. Hanga Imana amaso nshuti yanjye, hanga Uwiteka amaso, niwe wenyine niwe ufite igisubizo. Ndabizi ko unyumvishije. Bibiliya iravuze ngo nk'uko amaso y'abaje banga ukuboko kwa nyirabuja, bazi ko buri kwezi azabaha agafaranga, niko natwe ubwoko bw'Imana duhanze Uwiteka amaso. Rata Yesu, tugiye gusenga dusaba Uwiteka aturebe ijisho ryiza. Ndagira ngo nkusabire ijisho ryiza ry'Uwiteka. Imana ikurebe ijisho ryiza. Ubwo uhanze Uwiteka amaso, Yesu nawe akurebe neza. Kandi nkusabire imbabazi aho wacitse intege, kubwira ngo Imana ikubabarire guhanga amaso abantu. Bano ni abantu. Byageze point finale mu bukwe bwanjye, pare wundi namufashe habura iminsi 3. Ambera ifura yo kabyara. Imana imuhe umugisha aherereye. Yemera kwirengera ibibazo byanjye mu bikomeye. Uwo nari nizeye ntabwo ari wowe waje. Ibi bisobanuye ngo ibyo utekereza, ibyo uhanzeho amaso ari igihe bitababyo. Imana ikomere ubwenge, Imana igwe gushishoza neza. Murakoze cyane kuba munyumvishije. Munyemere dusenge, tugenda tuganira ku Mwuka Wera dushoboje. Nababwiye ko nazajya ntinda cyane ko tuteksemova ibintu byose bibaye byinshi biba bibi. Ndetse ko ijambo ry'Imana ritajya ribiha, riraryoha, ariko kandi simbashaka no gufata umwanya muremure cyane kugira ngo mujye mwumva bike bishoboka. Imana iduhane umugisha. Reka dusengane Imana, gusabire guhanga amaso Imana. Mana turagushimiye, wumvise gusenga kwacu, tugize icyifuzo Mana. Turavuze ngo tuguhanze amaso, turavuze ngo ibyo twari twishingikirijeho byose dusanze ari nta handi twahanga amaso. Ni wowe wera, ni wowe ukiranuka. Ngaho fasha uyu muntu uri mu bibazo, fasha uyu muntu babeshye, fasha umuntu Mwana utari ufite icyerekezo. Urakoze kunyumvishije, utanga ihumure mu mitima yacu. Ineza y'Uwiteka, ubuntu utanga, imbabazi zawe zikomeze kubana natwe. Kandi abashyitsi bacu bari mu gihugu cyacu, ari abaturutse mu gihugu cy'Ubwongereza, ari abaturutse muri Afurika yose, ari abaturutse mu bihugu bitandukanye byose bivuga ururimi rw'Icyongereza, ubahe umugisha. Kandi ukomeze ufashe ubuyobozi bwacu bw'igihugu, ukomeze ubarengere. Imipaka yacu y'u Rwanda turayisengeye kugira ngo ishyireho uburinzi. Dusenge igihugu cyacu, utangamo umutekano, n'ubundi urahari, ariko kandi ukomeze uturindire igihugu. Dusengeye abayobozi bacu b'igihugu, ubane nabo. Dusengeye ubuyobozi bw'itorero ryacu rya ADEPR n'andi matorero yose ya Gikristo, niyo ubane nabo. Dusengeye umuntu wese udukunda kuri channel Bigerezo TV, aho baherereye ubarinde. Urakoze kunyumvishije, tukwizeye nk'Imana ishobora byose mu izina rya Yesu, amen. Imana ikumere umugisha. Ndagira ngo ngusabe ukore subscribe, share na comment, like ntuyibagirwe. Imana iragukunda aho uherereye, kangushimire. Imana iguhe umugisha, amen.